bagabo mukunda abagore banyu nkuko Kristo yakunze itorero akaryitangira. Yego. Araje abwira n'abadamu, wo ni Paulo wabivugaga. Aranje abwira n'abadamu arabwira ngo badamu namwe mugandukire abagabo banyu. Yego. Ubwo rero habuze urukundo habura no kuganduka, niyo mpamvu ubona ingo z'ubuzima kugenda zijya guti zisenyuka. Undi yari afite fiance biganye, arangije ngo ararumwemerera, naho kumbi yatagetingaga imitungo y'uwo musaza. Yego. Nimba yari afite nk'etaje nk'eshatu, yavuze ati yabweshera ati ngiye kuzana amafaranga sindi burenze y'imyaka nk'ingahe, ubundi nze twibanira ariko dufite n'amafaranga. Pastor, twari tugeze kuri iriya divorce, tunareba se wenda niki cyakorwa ubundi kugira ngo zino divorce zibashe kurangira. Ndavuga pastor wo hirya uramuha mikoro, niki ubona twakora kugira ngo ubundi ibi bintu bya divorce bigiye gukomeza? Twebwe nk'abakozi b'Imana, ibibazo bibaye kenshi na kenshi tubisubirisha mu gusenga. Yego. Bivuga ngo numva nk'abakozi b'Imana mu matorero yose, wenda mere ku bakristo uko naho bireze birimo. Bivuga ngo abasore n'abakobwa bagiye gushyingiranwa nungukaza ziranyigisho z'abubatsi. Yego. Bakabanza bakabigisha, bakababwira ko kubaka ari inshingano zikomeye kandi umuntu agomba gukora yabitekerejeho. Yego. Ikindi ku murenge naho hajya abanyigisho iyo bagiye gusezeranya abantu bashaka gushyingirwa, nabo bagombye kwigisha bagakaza cyane, leta igashyiramo imbaraga, abanyamadini bagashyiramo imbaraga, gitifu umurenge agafata umwanya cyangwa bagatanga n'ingero z'abantu babanye ko abantu bo kubana hatarashaka n'umwe kumva ngo divorce yabaye. Yego. Ubwo rero nta kindi kintu cyakorwa uretse kwigisha cyane, tukigisha urubyiruko, mu matorero bakigisha urubyiruko, leta ikigisha urubyiruko, bese impande zose bakigisha urubyiruko, bakabigisha ikintu kijyanye no kubana, ko umuntu ashinze urugo aba atari ugukina, ahubwo abagiye kubaka kugira ngo yagure umuryango no kugira ngo yuko yakiteza imbere. Ubwo bakareka bakabwira urubyiruko ko ushaka atari gukurarikira ubutunzi cyangwa se umukurikiye ikindi kintu runaka izindi nyungu runaka. Yego. Uko iyo ugiye kwaka urugo urukurikiye inyungu runaka, iyo uzibuze urasenya. Yego. Ariko iyo ugiye kubaka urugo ushingiye ku ndangagaciro za Gikristo, yego, cyangwa se umuco w'igihugu, nk'umuco wacu nyarwanda, ntago wemera ko abantu batandukana. Uhereye ko kera habaga abantu no banashyingiranwaga. Yego. Umugore bamuzanaga mu kirago, umugabo atanamuzi, ariko bakabana. Yego. Kandi bakabana karamata. Yego. Nta n'inyigisho za padiri zigiye cyangwa se za pasiteri, ahubwo ugasanga babanye gutyo kandi bakabana neza mu kinyabupfura. Umugore akubaha umugabo. Yego. Umugabo nawe akubaha umugore. Nk'uko iyo tubasize turabwira ngo umugabo agomba gukunda umugore we. Yego. Umugore nawe agomba kugandukira umugabo. Ubundi umugabo ni ukunda, umugabo ni umusore, ni ureba umukobwa bati umukobwa ndamukunze, yamara kumukunda akabibwira umukobwa. Bashaka no kuba bari bamaze igihe babana gutyo, umwe baturanye, akwa kumuga ataramubwira ko amukunda, bakibanira gutyo bisanzwe bagenderanira gutyo. Ariko uyu muhungu avanye ijambo mukabwira umukobwa ngo ndamukunda, yego, umukobwa nawe yamaze kubyumva, nawe urukundo ruraza. Yego. Impamvu ijambo ry'Imana rivuga ngo bagabo mukunda abagore banyu nkuko Kristo yakunze itorero akaryitangira. Yego. Araje abwira n'abadamu, wo ni Paulo wabivugaga. Aranje abwira n'abadamu arabwira ngo badamu namwe mugandukire abagabo banyu. Yego. Ubwo rero habuze urukundo habura no kuganduka, niyo mpamvu ubona ingo z'ubuzima kugenda zijya guti zisenyuka. Nta nkundo, nta kuganduka. Kanani, utekereza ko ari impamvu ituma abagore b'iki gihe, ese buriya haganduka hagati y'umugore n'umugabo n'indi uganduka ubundi kugira ngo burana abana? Abivuze neza pasiteri. Hagati y'umugore n'umugabo haganduka umugore. Yego. Noneho buriya umugabo we ntago yagandukira umugore.
ubwo aho ngaho biraza kuba ngombwa ko Dore uko- mudusobanurira iryo jambo kuganduka icyo rishatse kuvuga ngo twumve nimba twavugaga ibyo Bibiliya ivuga ariko noneho twebwe tubizanye mu buzima busanzwe yego njye nahita mbyita kubahana. ubwo kuganduka ubundi ni ukubaha ubwo mu yindi kubahana hari udusiripurize abantu bakorerana, babana, bakundana. nk'ubu njya mbona abantu bake yego bafite urukundo. Impamvu mbise bake ni uko nyine twamaze kuvuga ko amadevurusi ari menshi cyane bivuze ngo n'abantu bakundana bashobora kuba atari benshi cyane cyane. hari abo rero ubona bigiriye mu myaka yabo 75, umwe akora ku kigo cy'amashuri runaka, undi akora ku kigo cy'ivuriro runaka, yego mu gitondo ukabona bamanutse bafatanye mu ntoki nk'abantu bagikundana bushyashya mu busore. Noneho warangiza ugasanga bafite urukundo rw'umwimerere rufatika rw'igifundi. yego noneho ukavuga uti wabareba ukabona koko atari ibintu bashakisha, yego bose bibarimo. umwe nimba agiye ku isoko abantu urumva ko baba bakuze, umwe akazamukanira undi akantu azi kunda undi akazamukanira undi akantu azi ko akunda. ni ukuvuga ngo uko baba baratangiye mu bugeni ugasanga babigejeje muri iyo myaka. yego haba harimo rero icyo bita urukundo. kandi noneho nk'uko yavuze ko gukunda Bibiliya yabyeguriye abagabo, ariko abadamu nabo ni abana beza. iyo umukunze nawe asubiza mu kebo wakuyemo. umukunda nawe agukunda, umukunda nawe agukunda, wamwanga nawe yagerekaho no kukugandukira Bibiliya idutegeka, ugasanga byabaye amata abyaye amavuta. numva rero n'iyi minsi igisabwa kugira ngo izo ngo zo gukomeza gusenyuka na devoruse zirorere cyane cyane urubyiruko, nibabanze biyumvemo ko bakundana. yego ikindi hari abo nigeze kumva bavuga sitori yabayeho. umwe yararangije kwiga muri university imwe ikomeye, yego arangije araza, arangije kwiga ahura n'umusaza wagize ibibazo utagifite umugore. arangije uwo musaza amusabye urukundo, yego undi yari afite fiance biganye, arangije ngo ararumwemerera, nawe kumbi yatagetingaga imitungo y'uwo musaza. yego nimba yari afite nk'etaje nk'eshatu, yavuze ati yabweshera ati ngiye kuzana amafaranga sindi burenze y'imyaka nk'ingahe, ubundi nze twibanira ariko dufite n'amafaranga. aragenda asezerana n'uwo musaza. ni abantu numvise babivuga, ariko no muri comment bazatubwira, numvise biba ahantu henshi. arangije bakora mariage ariko idahari. urumva umwe ntakunda undi, ahubwo yakunze amafaranga. kugezeyo rero hashize nk'imyaka 3 akajya amwiyenzaho, amushakaho ibibazo, amubeshyera ibyo adakora, paka badevorushije, asubira kwibanira n'uwo bakundanye. ni ukuvuga ngo noneho mu madevoruse ariho harimo n'imipango iba yarapanzwe kera. umuntu ashobora kukubara akabikora ari umubare, akaza ataje kubana nawe, atari wowe yakunze, yarakunze ibyo utunze, mu gihe runaka bikavamo devoruse. abasore rero babanze bakunde kandi bakire ubuzima babayemo. ibintu nibishakwa, abantu bashobora gushakana bafite bike bakazagera kuri byinshi. cyambere ni urukundo, bakabanza bakiyumvamo urukundo, bakabana bakundanye, kuko ahari urukundo n'umubano n'Imana ibihari. ariko abantu b'iki gihe ni ukuvuga ngo abantu b'iki gihe icyangombwa ni uko bagomba kuzajya bakurikira cyane cyane imbuga nkoranyambaga, kuko wigeze kubituganirizaho mu kiganiro cyabanje. uratubwira ati bagerageze bagende ku mbuga nkoranyambaga, ariko nanone barebe ibintu bizima byabagirira umumaro, apana bino bintu bitagize icyo byabamarira ku mbuga nkoranyambaga. ndatekereza n'ubundi turakomeza n'ikindi gice kuri kino kiganiro. reka tube tugarukiye ahangaha, nkomeza kwibutsa abantu ngo bakore subscribe, barayikinge, banasharinge. njya nkunda kubabwira ati n'ubundi n'izindi YouTube channel zitanavuga n'ibintu birenze, naho zitavuga n'ibintu bifite aho bihuriye n'Imana, abantu baba barazikoreho subscribe, kandi ubona zinafite abantu benshi cyane bazikurikirana. ubwo rero n'ahangaha naho nyaboneka nibagerageze bakore subscribe. turabakunda cyane. Imana ibaha umugisha. aho utaha